yaba ari ibintu byo gushimira alato. Ya kabisa niko bimeze nk'uko bivuze ibintu byinshi cyangwa ibintu byiza dukenera biva mu gukora cyane ndetse no gusenga cyane. Ya nge ndi umukristo ndasenga. Ewana njyewe narabatijwe. Wabatijwe muri hedini? Ewana njyewe ndi umukatolike nk'ibisanzwe yuko urabona ntabwo waba ufite wayine nk'iyi ngiyi utarabatijwe, urabizi nta murokore nka wayine. Ya twibutse urubyiruko rudukurikiye ko inzoga atari nziza bagomba kunywa mu rugero. Ewana ni lesi, no kunywa lesi, nibyo duhora tubabwira. Ibiboro nubwo usanga ari byiza ariko iyo urengereye nabyo birakwafekta tu. Ya birakwafekta bikaba bibi cyane. Represent ni uguhagararira abantu. Nje naje nje muri uyu muziki, njye abahanzi bose ngomba kubahagararira. Ewana ni urucabana. You are my reason to live, baby, me see you smile. I really admire you, baby. Jempora nkuzirika na urukundo is so funny. Nibona nje nyine yudahari mwisi tuwamamiri ya kredi no bashaka umurikira aswe yasina kubeshya never lie nje ngohoza memories I fought byabihe Reka nanone ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje gukurikira Sade TV. Reka nanone ngusuhuza ari wose urerereye mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, n'abari muri diaspora nyarwanda mwese turabashuje kandi tubaha ikaze. Nanone kuri Sade TV twongeye kwakiriye umutumirwa, n'ubwa mbere mubonye kuri mikro ndetse na kamera bya Sade TV, ariko mu kanya katarambiranye agiye kutwibwira amazina yanyu mwitwa bande? Amazina yanjye ni Mistayo Represent. Uragerageza uzamure microphone kugira ngo tubashe kumvikana fresh. Ngo amazina yawe witwa? Mistayo Represent. Represent Karis. Witwa Mistayo Present. Represent. Buriya Mistayo Represent na Mistayo Present bitandukaniye hehe? Abantu benshi bakunda kumbaza icyo kibazo ariko nge ntakibasobanura muri ubu buryo. Urumva kuba Mr n'akantu gasanzwe k'umuntu w'umugentleman. Ariko harimo ikibazo baza bakunda gutindaho, ni ku izina neza bita yo. Bavuze ati aka kantu kayo kuki wagatambitsemo ni ukubera iki? Urumva njyewe urabizi umuntu agira abantu benshi bamukunda akagira n'abamwanga. Urumva njye nashatse kugira izina umuntu uwo ari we wese yavuga byoroshye, yavuga abishaka cyangwa atabishaka. Urumva inshuro bwira umuntu avuze ngo yo mani, urumva yaba ari umwanzi yaba ari inshuti, ako kajambo n'akandi akunda gukoresha cyane. Mistayo, urabona n'ubwa mbere tukwakire kuri Sade TV, niki watangira usaba abakurikira Sade TV? Sade TV ni ikinyamakuru cyiza kitugezaho ibintu bya danje, kizamura impano z'abahanzi. Ngiye ikintu nabasaba ntibigende kuri Sade TV barebe ibiganiro biriho, bareba abahanzi uburyo bari kuzamuka bahagaze neza cyane. Mistayo, amazina y'ababyeyi ni ayahe? Amazina y'ababyeyi ngewe, amazina y'ababyeyi banjye nakubwira nk'umuviye. Oya reka amazina y'ababyeyi tuyihorere, ndavuga amazina yawe wiswe n'ababyeyi. Niswe n'ababyeyi atarawukoresha muri music. Ngewe ubusanzwe amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Nduwayezu Jean de Dieu.
Jean de Dieu izina ritagatifu no mu ijuru barabizi no mu ijuru barabizi n'abamarayika barabizi. None Mr Yo represent ibyo byaje gute kugira ngo ntubu cyitwa Jean de Dieu ahubwo ube witwa Mr Yo represent byaje bite? Nkuko nari maze kubasobanura akajambo yo represent muri iyi industry turimo urumva represent ni uguhagararira abantu. Njye naje nje muri uyu muziki njye abahanzi bose ngomba kubahagararira ewana ni urucabana. Birumvikana ntabwo waza muri music ngo uze ukitwa amazina wiswe n'ababyeyi, ugomba gushaka kandi gatwika uzo nimanukira kabisobanguranya. Noneho twakwakire nk'umuhanzi. Ibwire none abakurikiye Sade TV muri bwa buryo bwanyu bw'abahanzi ubaririmbira ubereka talent yawe yari. Ivyo ngivyo byo ni nko kunyunguta bombo n'ucabana ubundi ahubwo mwatinze kukambaza mbatemo. Urumva? Gusa mfite indirimbo nyinshi sinzi iyo mushaka mbayirimbiraho yuko hari n'izindi twakoze wenda nubwo zitabashije kumenyekana ariko nazo twarazikoze ziba kuri YouTube channel. Nubwo iyo YouTube channel nyine haje ko ikintu cy'amanyanga barayituriganya barayitwiba ariko naho ugiye wazibona tu ugiyeho wazibona. Ntari bi wowe nka Mr Yo uraririmba indirimbo ushaka bateganyije we wumva ko wayiririmbira abakurikiye Sade TV ikabanyura? Njyewe indirimbo nanjye iri kumfasha ni indirimbo nasize hanze vuba hangaha nshyashya bita Mermi niyo wenda hari nshobora gukozaho akantu k'agapela twagiye turirimbire. You are my reason to live, baby, miss your smile. I really admire you. Jempora kuzirikana urukundo is so funny. Nibona nje nyine yodahari mwisi tuwabamari what tuyamamiriality gutyo urumva byari binshabutse ariko ni ibintu bibaho kabisa nakongera kagacishaho twagiye. You are my reason to live, baby, miss your smile. I really admire you, baby. Jempora kuzirikana urukundo is so funny. Nibona nje nyine yodahari mwisi tuwamamiriality nobashaka umurikira aswe yasinakubeshya never lie njengo hoza memories I fought byabihe nje nabona gari paradise man. Mr Yo iyo ndirimbo yawe yitwa Mermi. Ni indirimbo maze iminsi mikeya uyishyize hanze kuri YouTube channel yawe. Wibutsa n'abakurikiye Sade TV YouTube channel yawe bagende bagutera inkunga. YouTube channel yanjye ni YouTube channel wenda ntabwo twashaye ibintu birenze bya danger kuko YouTube dufite mbere barayitwibye ubusambo bwo kwibana amacano namwe ndabizi ko mubuzi bwarateye wari wanabitubwiye mbere si ngombwa tubigarukeho ahubwo dukubita tubanguranya. Bwira abakurikiye Sade TV noneho iyo nshyashya bazajya basanga ibihangano byawe. Ni channel nshyashya bayita Eli Hassan. Nibagendeyo bahita babona brand ziriyo bohe badusupportinge nk'ibisanzwe nkuko bari basanzwe babikora bishyikira bongeye babidukorere nk'abantu bacu barabizira bakunda tugomba kubashyitsa ibintu byinshi byiza nuca abana njyewe naje nje ntaguhagarara ntagufata file mu biboro tujemo twaje
vuba ngaha ndashaka mbacangamo n'ikindi kiboro cya danje nabo bagitegereze bagendeyo kuri channel yanjye bita Eri Haso bakore sabu banasharinge tu. Ino ndirimbo Mermi ndimo ndayireba nkabona ari indirimbo ishobora kuba yaraguhenze cyane, nyine ni indirimbo ureba ukabona ko yashowemo amafaranga menshi. Ese imbaraga ubushobozi bwo kuba wakora indirimbo iri ku rwego nkuru ihambaye, ubushobozi buhambaye ubukura he? Icyambere ni ukubikunda, ni ukubikunda ukumva ko buri kimwe cyose ugiye gukora ugikunze. Yego habamo ibishoro byinshi kandi tugenda dushaka ubushobozi bwo kugira ngo dushyigikire impano yacu cyangwa ibyo dufite n'amarangamutima yacu tubashe kuba twayasangiza abandi. Nuko tubikunda ubushobozi bwohe mba mfite inshuti abavandimwe tugenda twishakamo ubushobozi. Tumfite umushuti wanjye nawe ukunda umuziki nawe arijyambwa ati ewana urabura iki kugira twongere duhereze abantu ibintu byiza. Wenda ntabwo abasha kugaragara mu ndirimbo yuko wehe navuga ko ari umusaponsa ariko biri aho ngaho, ariko nawe nta bushobozi bwa danje afite. nuko nyine tubikunda amikoro tuyishakamo byanga byakunda. Kama kawaida kabisa njyewe ibyo nkora hari ababikunda hari n'abatabikunda ariko njyewe ndabikunda tu. Bivuze ngo Mr. Yo ubushobozi bwo gukora ibihangano bukura ku giti cyawe, inshuti n'abavandimwe bagusapotinga, ukora wowe nta management ufite? Management yo ntayo njyewe ubwanjye nikoramo kubera ko ibiboro byanjye ndabikunda. Babikunda batabikunda njyewe nzakomeza mbibahe yuko bandi kuvuga ibiri emotion zanjye nkabasha kuba nalayika kabwira n'abandi bose bumva banshyigikira cyangwa babikunda. Njye mfite gahunda ndacyakomeza gutya ndi gutangira. Ese ubonye management wakorana nawe cyangwa we wumva ikiza wakomeza ugakora ku giti cyawe? Ntawanga ibyiza urumva ayo ni amahirwe yaba yiyongereye mu yandi. Gutya umuziki uravuna ntakaze bumva umuntu yikaraze agakora ibiboro byiwe biba byamuhenze byanamuvunnye. Gutya mbonye management yaba ari byiza, ahubwo noneho nakora ibirenze ibyo dukora nkabishira kuri standard iri hejuru cyane. Noneho ahubwo ntiyaba ari amahirwe kabisa ntanabikunda fresh. None ko byumvikana ko kugira management yaba ari amahirwe kandi byagufasha ibintu byinshi bitandukanye bikagenda neza, wowe noneho n'icyo ukora mu gushaka iyo management? Njyewe ikintu nkora nanjye simba nicaye ikintu nkora kandi mbona kinafatika nakora ni ugutanga ibintu byiza. Wenda hagira umuntu ubikunze yumva ko yamanaginga tukaba twahuza, ariko kavuga ati uyu mwana afite impano kugira tuyiteze imbere twakora iki. Njye ngomba kuba byiza babikunda, wenda nshobora no kubona uwo management akamanaginga akandebera mu biboro byanjye byose nkora. Nakishima kabisa, urumva yaba ari amahirwe ya danje. Opportunity kuyibona navuga ko yaba ari ibintu byo gushimira alato. Kabisa niko bimeze nk'uko bivuze, ibintu byinshi cyangwa ibintu byiza dukenera biva mu gukora cyane ndetse no gusenga cyane. Njye ndi umukristo ndasenga. Njyewe narabatijwe. Wabatijwe muri hedini? Njyewe ndi umukatolike nk'ibisanzwe yuko urabona ntabwo waba ufite uwayine nk'iyi ngiyi utarabatijwe. Urabizi nta murokore
unywa wayini. ya twibutse urubyiruko rudukurikiye ko inzoga atari nziza bagomba kunywa mu rugero. Wana ni lesi no kunywa lesi nibyo duhora tubabwira. Ibiboro nubwo usanga ari byiza ariko iyo urengereye nabyo birakwafekita tu. Ya birakwafekita bikaba bibi cyane. None iriya ndirimbo Marry Me igitekerezo cyo kuyikora cyaturutse? Wenda hari abantu benshi bakunda kumbaza akambaza ati se irabo ko numvishe ikubiye ni true story yuko harimo life ya danger ibintu nyine mvuga mu ndirimbo n'uburyo mbivugamo. Abantu benshi bakunda kumbaza ati se ira ni true story cyangwa jewe rero irabo naricaye ndatekereza ni igitekerezo cyanjemo tu cyanjemo ndavuga ati why not nta composer yuko nge mbona abakundana ni indirimbo y'urukundo by the way indirimbo y'urukundo ugereranyije n'amagambo arimo amenshi yiganjemo urukundo. Abantu bazambaza uko bisa kose ufite gahunda, hari gahunda y'igiko ufite ko mbona iriya ndirimbo ariho yerekeza bimeze biti. Ngewe nababwira ko ari igitekerezo cyanjemo nka nshingiye kuri experience mbona y'abantu bakundana n'iki, ndavuga ati Marry Me ni ibintu bisanzwe abantu barabikora, tubona abantu benshi bashyingiranwe. Nanjye rero ndavuga ati reka aka kaboro ngakore, wenda hari abo nshimiye ku ngingo bafite niyo gahunda yo kubana n'iki. Ndavuga ati ngomba kubikora, ni uku gitekerezo cyanjemo. Abambaza ngo ni true story nababwira ko ni ID2. Ya ni igitekerezo cyawe cyakujemo kitaturutse ahandi ku ruhande. None ari amashusho nk'ariya buriya yo kuyatekereza kuyakora byaje gute? Abantu benshi iki kibazo bakunda bari kukimbaza cyane, ni nacyo kiri komenti bambaza ati se ko mbona hariya harimo amashusho ateye ubwoba, biriya boro wayiteguye gute, kuki washatse kubikora kuriya? Urumva ko mwaritiste uwo ari we wese ikintu abasha gukora afata indirimbo agashaka kuyihuza n'amashusho. Nkurikije uko indirimbo igenda n'ibyo ndirimba, iriya video ngewe ku giti cyanjye navuga ko ijyanye n'indirimbo yanjye tu. Hari ahantu bari kumva ati se ko nabonaga hari ahantu mwari muri mu mashuka. Amashuka ni ibintu bisanzwe nabamara impungenge, ni shoot isanzwe nta bya danger. Ni indirimbo nyine uko ikoze n'amashusho yayo ifitanye isano tu. Hari abari gukomeza kumbaza ngo iyo ndirimbo bayisanga. Mbibutse ko bareba hano muri comment ibanza twapininze ino link y'ino ndirimbo ya Mr. Yo Present yitwa Marry Me, wakanda ukajya kuri YouTube channel ye ukayireba ndetse ukanamushyigikira. Buriya Mr. Yo buriya ikintu twabwira abantu nuko umuntu agerageza gukora video ijyanye na audio nk'uko wari ubivuze. Ikindi akagerageza no gukora amashusho ari ku rwego rwiza, ku rwego mpuzamahanga, pani ibintu biro ko bigarukira hano hafi. Siko bimeze? Niko bimeze, ndetse n'umuntu yakora nawe ni umuhanga. Umuntu wese yamugana kamukora ka video keza kari kuri standard iri high. Njewe nakunze uburyo bikoramo mani, nge si uko kubeshya. Bwira kurikiye Sade TV ino ndirimbo audio warayikoreye hehe, ubabwira na director yagukoreye video? Byose byabereye muri Black Label Studio. Black Label Studio tu. Black Label Studio kabisa ndayirebire gukora ibintu byiza bya danger. Abantu batanayiza ahubwo bahakishe man. Nge sinzi umuntu utazi Black Label Studios.
yuko boro zose barazikora, yaba ari video audio ewana bari ku rwego rushimishije kabisa. Bari ku rwego rushimishije, dushishikarizana bakurikiye Sade TV kuhagana bakareba ibyo babakorera bitandukanye, yaba ibijyanye n'amafoto na audio ndetse na video. Bafite aba producer nka The Mask Pro, bafite producer J Kali, bafite producer ya Web Pro. Urumva ko ni timu yagutse, bafite director Sadie ndetse n'abandi benshi batandukanye. Mr. Yo present dukomeza. Wabwira abakurikiye Sade TV izindi projet zawe bafitiye teganya zindi gukora? Njyewe ntabwo ari ibintu byo kwikina bya bindi abantu baza kuri kamera ngo baje gutwika. Njye mfite boro nyinshi ngomba kubagezaho. Mwebwe ikintu mbasaba ni mugendeho mu supporting, njye mbatemo ibirenze ibingibi turi gukora. Nifite gahunda vuba ngaha muri uku kwezi tugiye kujyamo, ndashaka ko kuri 15 z'ukwa kane ndaba nsize yindi projet ya danje ikubiye. Indirimbo yo ziranditse nyinshi, mfite Bible narujuje. Ntari nizo mfite studio ndi gukoraho, kuko vuba ngaha binagenze neza uko ndi kubitekereza nta nabacangamo na ka ipetu. Mfite gahunda, mfite ubushake n'abantu banjye niba binyereka ewana, mfite gahunda yo kubatamo ibirenze. Mr. Yo present uvuze ko ugiye gushyira EP hanze biramutse bikunze, tuhita tugira amatsiko yo kuba twakubaza ngo ukora iyihe njyana? Njye ndirimba Afrobeat. Mbega injyana zose njyewe nakiyadabuta, kuko umwartiste wese aharanira gukora bitewe naho igihe kituganisha. Bitewe naho kituganisha. Na hip hop nayo nshobora kwiyadabuta nkankabatamo bitewe, njyewe nzajyana n'igihe tu. Mbega byose njyewe umuziki wanjye ngomba kubikora mu buryo buri moderne, so kuba ngo naririmba injyana imwe zose umuntu atrayinga. Mbega wowe byose urabishoboye, ahubwo kuzajya utoranyamo ibyo abafana bagusabye akaba ari byo bahereza. Ibyo bansabye nibyo nzaza mbahereza. Mfite full package yabo ngomba kubahereza. Bohe icyo bakora ni ukubinsaba, bakagenda kuri channel yanjye bakareba ibyo ndi gukora, bakandika comment bitewe n'ibyo bakeneye. Njyewe nzaza mpitamo icyifuzo gikuru kurusha ibindi, ari cyo nuzuza. Mbega we bagutiza umwanya, bantize igihe, bantize umwanya, bantize n'amatwi banyumve. Njye mbabwire emotion zanjye from my heart. Witeguye kubahereza byinshi byiza kandi bakeneye. Byinshi cyane. Njyewe haraba kumva ni kuvuga gushaka ugatuye mu jama, si ukwikina sikagatwiko. Njye ibyo ndi kubabwira ni ukuri guhetsa uko ndi ongera ubateremo akantu bumvisha ubundi Mr. Yo present talent afite ariyo. Wagira kandi kantu baririmbira ushaka? Kandi kantu baririmbira ni project yanjye itararangira, ariko sinzi nimba ntaba nihuse. Numva ngo hari igihe ngo umuntu avuga projet yiwe bakaba banayimwiba, sinzi nimba ari ukuri cyangwa ari byo. Yuko mfite brand nyinshi, hari ziri muri studio, wenda hari nanjye kubanoshira akantu. Ntari biko mu buryo bwo kugira ngo tutagira amakenga se cyangwa se amatsiko, nako n'ubundi ntari impamvu zo kutagira amakenga mu mwanya wo kwirinda ibintu nk'ibyo byo kuba bakwibira indirimbo. Ongera n'ubundi turirimbire kuri Marry Me.
ngo baby noneho sevede sinayemera sinabasha no kukureka nkuretse naba nihetse reka twimariye kandi twibanire reka twimariye kandi twibanire yamani Mr. Yo present represent rero turi kugenda tugana ku musozo gira icyo usaba abakurikiye Sade TV gira umusada se cyangwa ubufasha cyangwa icyo wumva wababwira wowe kikurimo mu kanya turi no kugenda tugana ku musozo abakurikiye Sade TV ni abantu b'agaciro cyane ni abantu bacu ikintu nabisabira kiruta ikindi nuko abareba Sade TV ikinyamakuru cya mbere navuga ati ni icya mbere muri Afurika sinzi nimba naba nkabije kuko gikora ibintu byiza bishimishije bagende bareba impano zagiye zizamuka abana bahagaze neza muri industry turimo bagiye bazamurwa n'ikinyamakuru cya Sade TV ni byinshi nabasaba bo nibajyeho bashyigikire Sade TV barebe n'izo mpano nazo bazishyigikire niba kuri subscribe batere na comment kugira ngo tuzajye tumenya ibyo tugomba kubategurira azaza se cyangwa ibintu bikurikira tugomba kubahereza bajye no kuri YouTube channel yawe ariyo Eli Haso bakore subscribe barebe n'ibihangano biravuna nibagende badusapotinge ebana natwe batubaze ibyo tugomba kubacangamo ibintu bikubiye nabo bavuga ati kabisa abana bari mu kazi nibaduha ibyo batugomba natwe tubaha ibyo tubagomba maze ubundi hashya Mr. Yo present ubundi winje mu muziki igihe ki umuziki njye nakuze nkunda umuziki nakuze nkunda umuziki ku buryo ku myaka yanjye 12 yonyine numvaga nakikaragaza tu nkajya gukora ingoma ariko kubera ikibazo cya financial bikankoma mu nkokora nkumva nyine nta bushobozi ntazi yoma ntazi niyo nturuka ntazi aho nabariza n'uburyo nabikoramo neza njye nakunze umuziki ku buryo ku myaka yanjye 15 ndi nikaraze stu indirimbo nakoze ni indirimbo bitaga Designer yose ntabwo nabashe kuyishyira kuri YouTube channel kuko n'umuntu yayinkoreye naje kumenya ko harimo mistake nyinshi nyine ntabwo yari necessary muri rusange urumva ndavuga ati iyi ndirimbo ya mbere nyisize kuri YouTube channel harimo amakosa angana gutya abafana bamblaminga tu ndayihorera ndavuga ati ko byasa kose reka ntegereze nkore nzakora izindi hari indirimbo mfite zigera kuri 2 hari indirimbo bita Sana nayo iri kuri YouTube ugiye kuri YouTube ukandika ngo Sana by Mr. Yo abantu bituyibona hari n'indi bita She Better You Want nayo iri kuri YouTube channel ugiye ukandika She Better You Want by Mr. Yo bituyibona njye natangiye gukora music haciye igihe kinini wenda hari nubwo umuntu agira gutya hakazamo agatotsi ariko muziki wanjye ntabwo nababwira ko ari ubu ngubu ko njye nakora inaziririmbyemo ndirimbira Imana icyo gihe uri muri korali wari ufite nk'imyaka ingahe sinakubwiye ko ngewe nakuze nkunda kuririmba wavuze ku myaka 12 ko wumvaga wajya muri studio none ni ku myaka ingahe wumvishe watangira music se cyangwa igihe wumvaga we nka Mr. Yo waba umuhanzi icyo gihe wari ufite imyaka ingahe 15 yonyine yari ibaye yari ibaye kugira ngo nikarage stu ngira utuntu nivugira mpabakunzi banjye babwire mbasangize emotion zanjye feelings byose mbabwire ibyo ntekereza iyo uri umu artiste rega ntabwo ari wenyine hari boro
tuba dufite mu mutima wacu cyangwa duhura nabyo nk'umwartiste biba bisaba ngo hari igihe ubisharinga abandi ukaririmba uzi kuri kuririmba kandi uri no gufasha abandi urumva hari igihe nshobora guhura n'ikintu nkakivuga nkacyandika nkakiririmba ngasanga ubundi dufite story ijya gusa urumva ugasanga mushimiye ku ngingo ugasanga mushimiye ku ngingo Mr. Yo rero turi kugenda tugana ku musozo nta bantu ushobora gushimira bitewe n'uburyo uri kubona indirimbo yawe Mermy yakiriwe neza? Abo gushimirwa ni benshi cyane by'umwihariko Sadio TV ndetse na Black Label Studios nayo ndayishimira yuko ibi bintu byose nibo batumye mbigeraho. Nabo gushimirwa by'umwihariko gashimira abafana bakomeje gukunda iyi bolo ndi gukora bakakomeza bananshyigikira barabinyereka ari kunyereka urukundo. Niyo mpamvu nanjye nta gufata firetu ngomba kubacangamo ibyo bakwiriye. Ewana abafana by'umwihariko big up yourself. Urakoze rero Mr. Yo represent. Turagushimiye ko wabashije kwitabira ubutumire bwacu kuri Sadio TV. Tukubwira ko kuri Sadio TV kugeza ubu habaye mu rugo igihe cyose waba dukeneye waduhamagara. Mu gihe wumva hari icyo ushaka kubwira abakurikiye Sadio TV, twiteguye kuza ukabibwira abadukurikiye. Sadio TV ni mu rugo njye namaze kuvuga ati ni mu rugo nta kugenda nikandagira igihe cyose nshaka. Ewana nakomanga ndabizi yankingurira. Ewana ngomba kuraza mbacangamo ndetse ibintu bifite umwimerere. Vuba aha ngaha mushobora kongera kumbona kuri izi kamera za Sadio TV mbazaniye indi bolo cyangwa ari ibindi bolo nje kubacangamo bimeze neza kabisa. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Sadio TV. Ciao ciao.